nikajya ko kameze mwibipfa yewe sinababwiye ko mutagomba kubika wowe ahubwo ni wowe uri kunshinga wowe uri kumbaza iki wowe ubundi kuba wabwana kuri muvandimwe wamumereye iki sis Karama meze bite shanda wicaye muri salo waryamye none njye nabuze ibitotsi n'akwana stress mfite nzo ku kazi shabuze ibibazo bari muri uru rugo ibibazo se nanone ngaho mbwira yagenze bite cyabaje kutwishyuza inzu nta mafaranga nta muceri uhari ese mu yandi magambo ntacyo kurya gihari urumva mba nahangayitse cyane kandi mwibuke ko ari njye mukuru nabahangayikiye ariko nyine babyanyobeye nanjye none suzi ko ukwezi kuhageraga bayama nguhereza none cya kibosi cyane ngo cyagiye hanze shayira ngo yagiye hanze ngo kutwishyura ngo tuzategereza abanza agaruke nyuma ngo yararwaye iki abakire nabo ntibabura ibirwara barwara none se sifite amatoya wari he aha wese aba yitaye kuki ishaka aba yiryamiye ese nta mafaranga afite nibura uriya se arumvikana sha abashaka no kuganira nk'ubu yaraye mu kabari ubusibye wowe wari ubizi ko ari we mukuru ntabyo narenze ubu ipfuke yonyine niba imbyukije njyewe rero nta nubwo mba ashaka ko agendera mu bibi mba numva namusengera cyane amasenga nawe ngemba ndi mu bibazo ngomba kubasengera umutwe uri kundya kubera ama stress pe ngomba kubasengera kandi Imana ikagira icyo ikora kuri twebwe kuko ubu buzima ntabwo twabushobora ubu ngubu ngiye nkamubyutsa waba wumva ibyo avuga nta n'icyerekezo yavuga baba we gusa turabigenza gute turabaho gute ako buri wamufatira umwanzuro ariko ngiye ndumva najya mu cyumba cy'amasengesho nkasenga ndabizi neza yuko Imana yadutabara kuko birakabije kandi iyo ubona se urebe ukuntu tunafite n'inyatsi muri uru rugo iyo ubona gukora ntuhembwe ugasanga boss wawe yaragiye nanjye nta kazi mfite na sister nawe ntago mbizi ngo biba bimeze bite ariko iyo aba yaraje nibura kansobanura uko ibintu bimeze nibura twabasha gushyira hamwe twese tukareba uko twabigenza sister rero yaba bikiri nka mbere njye ntekereza mbere mama wacu akiriho twarumvikanaga akawa mu magendeye twacitsemo ibice pe ariko ni muhumure njye ndahari nzababera mama nubwo bimeze gutya ntago bizatugora icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana nsenga yonyine ishobora byose izabasha kudukuza twese ariko buriya sister dukwiye kumufatira umwanzuro ubyo uvuga ngo amasengesho njye ibyo bintu by'abarokore ntabwo njya mbyizera rwose mpamurimo ngibiki n'ibiki wapi ariko buriya waruzi n'ikindi waruzi ko gusenga kwanjye ariko kubabeshejeho ibyo bintu byanyu by'ibikabyo byo gusenga ngo mugire musenga njye sister umunsi nihagurukiye ubwa nyine mufatiye umwanzuro nibwo azemera murenganyije rwose ekeze bamushyigikira nka mukuru we umushyigikira ubundi kari he vuga ijoro ryose wari uri wakano shazwa aho ngaho uyimubwira nabi aya nimujye mundi kujenjeka ekeze nabi ariko waraye he sinakubwiye yuko nzababera mama aho bagushaka aho mva nk'ubushinzi kaba gafite reba ukuntu kakirebeshwa n'ahantu kaba karaye nabaye iki byo nabasura bintu wimubwira nabi reka mwibarize ngaho mubaze mujye mubaze byajya ngo by'abarokore by'abasakwahorere icecekere reka mbaze nkubwire ikintu nashaka kukubwira ni uko mu rugo nta kintu na kimwe dufite niyo mpamvu rero nawe yabyutse azasanga hano mu ntebe ni nkaho nayirayemo ndamubwira nta makara bazi kutwishyuza inzu nta kintu na kimwe kiri aha mu rugo ese nta kintu waba ufite na kimwe nibura ngo urebe ko turebe ukuntu twabigenza si mwese mbwira ngo mureke njya kwikurira ibyinyo mukanga ibyo bintu rwose ntabwo mbishaka mwa bana mwe murabizi neza yuko ari njye mukuru ngomba kubasengera Imana
mukajya mu nzira z'Imana. Ngo ujye gukura iki muko? Ngo ujye gukura iki? ariko ubundi wowe uranshije urare mu bubari ejo bundi ubuzanye ndo dutesha umutwe. hariyo nzaba nkuzaniye se sinjye uzaba uyizaniye. Oya mwihorerera ati ngomba gusengera Imana kandi nuko aho hagati harimo umuntu mba nkushyizemo urushyi. Oya mwirwane cyo mba nkushyizemo urushyi. Impamvu uri kubona asamesa amagi umajije kuraruka ukuntu kareba nawe nyibwira rata hari ayo mfite se nibura kayabona ibibazo namwe mpamvu nzi kayabona no kuri twishyura inzu erega bagiye kudusohora erega mujye mumenya yuko mama wanyu yabansigiye kandi ngomba kubafata nkabarera sibyo wa mugane namba na mama n'ibisuko byashaje hanyuma muretse igifuru kibanza cyimvamo mubone ko ngaho mva nk'imiteto kaba gafite. oya wimubwira nabi rwose kagoryi gusa gahihangana kumana ubundi kuba wabwanze kuba umuvandimwe wamumereye iki? oya ni mwibipfa ibyo ngibyo nikajya ko oya mwibipfa yewe sinababwiye ko mutagomba ko wowe ahubwo ni wowe uri kunshinga wowe uri kumbaza iki wowe guhera no munsi ntuzongeye kunsanga mu cyumba na rimwe maze kuriya uzagenda wubaka icyawe isawa tuzajya utaha kare sibyo ngaho ugiye uyisho yaba yanyoreye ubu watakara n'isadundura no mwashobokana kandi ubu nifashe nkigira muri ghetto yanjye mwasakuze ngo ngahana nananiranye sawa ubwo wamfashije ukajyayo nkajyayo ahangaha ni kwa data ni kwa mama urukumva njye heheze wenda ko izi stress z'uru rugo zagabanuka. ninjye si ugutera stress ninde wa mbere gisa ndi nyiri byondo gatera ninde nimureke gushwana ariko nawe abazindutse nabi mureke twige no ku kibazo cya Katabarwa ako muyoboye ko tumufite ari umukozi adukorera ibintu byose muzi ko tumugezemo 30,000 30 nyine turananirwa kubyigaho hanyuma niturangiza mukomeze mushwane gushwana mwasanze ari byo bijya imbere gusa. uwo muha imyenda yengaye imese yananiwe ko imese azamwishyure yese yishyurirwa iki hano kaho mwishyure nyine icyo yishyurirwa iki ntayo dufite mani nzayahiga mani ndayahiga nese ntabwo uyu musore weekend sindayahiga hakintu ko mwagiye mworoshya ibintu ngaho mva ngo ni weekend ngaho yamasengesho yawe akore. oya ndaza ndamusengera Imana humura nta amasengesho ntera umwako oya Imana igomba nk'ubu nigire kwinywera akantu mutangiye kugenda musenga mugatuma nanikurira n'ibyinyo abajama oya mwana wanjye batazakwanduza ibirwara mama yarakunsigiye kugira ngo nkurere uzi ko ari we muto yadufite hano rero mbabarira ndakwinginze ni ukuri mugira n'abo mwigisha oya agomba kumva rwose wibwira nabi agomba kumva ugomba kumva tugomba gushyira hamwe kuko nitudashyira hamwe uzasanga umwe aciye ukwe n'undi ukwe kandi noneho murabona ibibazo ari byinshi cyane sibye wowe nuba kugera kuri iki gihe nagomba nyibana nawe ariko yewe ko nuko bakicaye rero n'utuntu uba wiyambitswe ariko reka mubwire ubundi tumaze twige ku kibazo cya Katabarwa urumva tukirangize icyawe we ndakigaho nito ukigaso wangira iki wangira iki wowe sindahamagara Katabarwa akaza tukamubaza ariko nungutse igitekerezo uriya Katabarwa nta kosa afite uzibiraho ramenye rwa rudongo rw'umukara n'umweru yararumenye hari kimwe ndakiguze 3,000 turamwishyuza idozeni yose ako si cyo kitinjije buriya nese nta masane yangije yamenye icyo rwa rudongo runini rw'umukara n'umweru ubu hari ubwo uheruka kurubona ngo bagiye ngo mu masengesho Mana yanjye nanjye mba naranga ubundi Imana isenga itaguha amafaranga n'Imana ariko se reka mubwire no kuvuga ngo Imana asenga njye nari mfite akazi byibura wagira umumaro ese wowe iki we nawe sinakurangiye akazi wakamazeho iminsi ngahe
so warandangira akazi k'abantu bifata ngo umuntu ngo yanyweye akantu bakabigira inama karase n'akazi ngamwishwana ni muhamagare Katabarwa aze tumuvugane. Katabarwa ka buri siwe Katabarwa ye Katabarwa ko nawe urabwanuka wajya uvuga gahoro umva nawe genda kwanisha umwe ibiki ko murimo muramamagara buri mwanya tumuhamagaye ngo se hano reka kunyitsirita sakata ubona ko kagiye gafumye nakenda kuruka ni bebe uroga ubundi ubwo sondi uwo mukukuye ubwo uroga mumamagaye ndi mu gikoni mumbwira icyo mumamagaye nyine ubwo uroga ejo bundi arabwira ngo uha amavuta ujye wisiga narayaguhaye umva ukuntu nuko ako none wandebera ukuntu aje ahita twicaramo we umva se Kataba ndavuze ngo haguruka wicare hasi imana nanyisiga Kataba manuka Katabarwa rero mureke mubaze ako se umubaze murambwira ibyo mumamagare cyane ntago mubimbwira ndavuze ngo icare hasi uranyumva amenya kubije cyane ntago nyuma nta mafaranga murimo muramemba se amezi mundimo muzukuna ngana amanusikicara hasi kubita umwuko ngaho nyumvira rata umva mubwiye tukurimo amezi angahe mundimo amezi 3 atatu yose 3 ibyo ra atatu se yawe mama ndasa mumaze igihe kingana iki hano cyangwa wamaze igihe kingana iki hano ajya nta bintu yangije yasana n'umukara rwa rugango runini wararumene yararumene ako basi waburi murandeba mu maso kwega se kwebeke iyo kurara ameza mateguye igisorori cy'umuceri n'imboga mukaza mukarya mukanywa nkarangiza mukahita mujya kuryama mutekereza ku kibazo cyanjye mwumva ko njyewe nahirirwa ariko reka nkubaze mu by'ukuri sibyo igihe umaze ahangaha nturya inyatsi umwe dasinga ukugurira ikibazo nuko atanoganga yambaye wowe ejo muri nta myenda nakuzaniye ibyo kuba waranzaniye imyenda tubireke namaze kuvugana n'abandi ba bosi hano hakurya muri karitsiye bamaze kumbwira yuko nabonye akazi nabonye abandi bamama mu membe nigende ngo rero uzagaruke tuguhembe ni wabonye akazi nase ubu ngubu sitwe tukwihamagariye ko njye nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze ayo tukurimo kugira ngo tubone uko tukwishyura turimo ahigenda munyishyure nyine nigende nigende amaze iminsi afata ibintu akabimenagura ariko nabyo tugomba kubimukata mukata nde biriya birahure byombi uko ari bitanu arishyura iduzeni biguzanga duzeni se nagiye arishyura iduzeni nayo turayikuraho na ya masahani y'amadongo nayo ni iduzeni tugomba kumukuraho ubwo nangahe rata hanyuma asigaye uyambwire ngo uhembe ako mabuje karana iyo wumva ko ugomba kunkatanyiye Katabarwa batabukata ntabwo tuba twabiguze ntabwo ngewe ndi umuntu nk'abandi nese ntabwo twe tuba twabiguze none se kuki ngiye mwumva ko mbihanganira yo mezi yose muba mundimo sinye mvuge ngo mumereze nuko mba nadatekereza se ko mugira ibyo bibazo kuki muba mufata ako kuki abakozi mudufata mukadusuzugura tuba dusuzuguritse ngaho genda uzongere kurya inyama izo nyama uri munyurira nazirya n'ahandi ngaho genda nyine ujye uziryaho ugiye kudusezera se ko tubwiye ko wabonye akazi ahandi ntanagenda ngaho genda rero uzagaruke tuzayamuha ndava hano nyajyanye genda uzagaruke hari ukwirukanye kora wirukanye wamunyiruka kuba nawe unyirukanye no kuba nshaka kugenda no kuba mugomba kumpemba kubera ko mundi mideni ni ibintu bitatu bitandukanye ubona akantu kakigize ibikira igihe bakubwira ngo uzaze kuyafata ntabwo bumva cyakoze cy'abakozi baragwira uyu we rwose sinzi ngiye nababeshye uyu we numiwe ntabuze n'icyo nkora n'icyo mvuga abakozi baragwira kweri ariko iyo ubona aza kwitaba akaza kutwitaba afite reba afite umwuka mu mamagaye ndi mu gikoni igikoni ibipantaro ibintu byose ubundi wajya ufura ibyo byenda none yaragise akamikira reba ko n'inda zazimutondagira reba genda uzagaruke guhembesha kuko watubwiye ko wabonye akazi dore nawe ubwawe ziragutondagira mu mwanya genda uzagaruke guhembesha watubwiye ko wabonye akandi kazi
kandi tugomba kugukata ibyo wangije byose ahubwo se ko ari uko ari ibyo tuzi ibindi nimara kuzenguruka hose mu cyumba cy'ibintu biragenda bite ndagukata byose hari n'igihe wagenda nta na rimwe utwaye bamabuja ndagira mbamenyeshe ko ngiye katabarwa guhera kuri izi tariki no muri izi minsi ntabwo nyiri umukozi wanyu urabeho ndagiye gusa muzagira ute muzicuza shogoshera ukajya mu rugo uzadukora be nagende n'ubundi nta nayo twari twifitiye ibibazo byari binatwishe ahubwo mucunge kitanibi. A few moments later. we nikubona na mashini ya sisi nayo hari Yesu we siko katabarwa bijya sisi Karame ase wayo kuba wasinze n'amaga yawe ubundi wasajwe ubusinze ko telefone agera iri kubona angaha mashini dufatane katabarwa we tumufatirane